hanyuma twumve amashimwe yabo. Protokoli begereze microphone. Haleluya. Yesu nashimwe. Aba bantu badukize mu mwuka, ariko jye muranyihanganira, ndi gusa n'umuntu uvuga nkaho bicikagurika kuko mpagaze ahangaha ku mugani wa ya ndirimbo ngo ndubuhamya bugenda. Haleluya. John yigeze kuvuga akantu kuri TikTok, aravuga ngo uzashimira umuntu akiriho ibyo kwikorera indabyo uzizanye usororo yapfuye atari kukureba nta kintu bimaze. Kari akantu karanyubatse, numva mu mutima wanjye kandemyemo ibintu byinshi. Si cyo nashimaga Imana, ndagira ngo nze kuganisha kuri ako kantu mbabwire n'impamvu nagafashe. Ndashima Imana, narwaye uburwayi bw'amayobera nk'uko Imana yari yabimbwiye. Ntwitinda y'amezi 5 nuko umwana aryamye hariya nareba umubereke, nagiye gusenga Imana irambwira ngo ugiye kurwara uburwayi bw'amayobera ariko buzakira kandi uzabumarana igihe kirekire. Maze kubyara koko nk'ibisanzwe, kuko mbyara nkorewe cesarienne, mva kwa muganga nk'ibisanzwe nk'abandi babyeyi, ariko mvuye kwa muganga ndababwira kuki numva mu nda ndi guhumeka nkumva ntibikunda. Ariko barambwira bati ubwo n'ubwoba bw'uko wabazwe cyangwa mwabazwe muri benshi n'igihunga mwagize. Ndabireka nditahira. Ariko ibyo bintu bibaho, nyuma birashira gake gake. Ariko nyuma yo gushira noneho nkarwara mu nda, inyuma hano mu nda hakabyimba no mu mukondo hakabyimba. Noneho simenye ngo ni ibiki ndwaye, hakanijya gake nyine mbifata nk'ibisanzwe nkavuga ngo na amibe ndwaye. Biraho nivuza amibe, ariko amibe yanga gukira. Umunsi nimba mwibuka neza, nta gitariki nyibuka ariko nimbivuga murabyibuka. Umugabo wahagaze hano arimo arabwiriza, agashyira ifoto ye hariya. Hano mu mutwe haje harimo ikinogo cyaje bavuga ngo niba yari yapfuye ari mu ndege. Murabyibuka? Abwo bari bahari nibo babyibutse. Nari magaze hariya hano twari twabidinye igisirimba, ndangije ndavuga ngo wa Mana, ubwo mva mu rugo ngiye kwa Rugamba. Nzi neza ko nahasengeye igihe kinini. Uyu munsi nimva kwa Rugamba namenye ikintu ndwaye. Wa Mana, nanjye sinzongera kugusenga, uzaba ubaye Imana y'inyantege nkeya. Twahagaze hariya tubyina igisirimba, icyo gihe ndumva John ari we wagishyizeho hano. Ugiye kuvuga muri Betesita? Njye ubwo niko nari navuze ndayikosora. Hanyuma turabyina, tumaze kubyina numva muri njyewe hajemo ikintu cy'ikizere, numva koko ngiye gukira. Ariko Bishop ageze hano bamaze gusengera abantu, aravuga ngo abantu barwaye nibaze babasengere. Ko nari mfite umwana hariya mbura uko manuka, ariko mpagarara hariya. Ndavuga ngo Mana, muri bariya bagiye hariya nanjye ndimo. Ndangije barasenga, nanjye ntahana kwizera ko ngiye kumenya ikintu ndwaye. Muri icyo cyumweru njya Kacyiru ndisuzumisha, bampima indwara zose, barambwira ngo ndi muzima, ntago bibaza icyo kintu kibyimbye gutya aho kiva. Ariko barambwira ngo ndwaye penteside, bampa transfert ijya CHK, ubwo ndi kubicagagura. Bampa transfert ijya CHK, ngeze CHK bampa rendez-vous y'igihe kirekire kandi meze nabi. Bampa rendez-vous y'igihe kirekire ku itariki 17 ndaremba z'ukwezi kwa 5. Ndembye ibintu biratuyobera, babona n'itariki bamaye ni ndende, murakura kwezi kwa 8 kugiye kuza, urumva na rendez-vous yari taragera. Noneho duhamagara nimero ziri kuri ya rendez-vous bari bamaye, baratubwira ngo tuzoze tuvugane n'ibitaro hanyuma barebe icyo bamfasha. Kuri 18 njyayo. Bavande nagiye ntahagarara ntanabona. Ndagenda ngezeyo, baramwa ngo ningiye kureba umuganga bari bamaye. Tuvugana n'ibitaro barabitwemerera. Tugezeyo bari bamaye umuganga witwa Miguel. Tujya kureba Miguel, tugezeyo arambwira ngo transfer sindi buyirebeho, ngo ino ngiye kugusuzuma. Ndagenda aransuzuma, maze kunsuzuma arambwira ngo amara yawe ntago bigeze bayafunga. Igihe cyose umaze umwaka n'amezi 6 umwana amaze, amara yatemberaga mu nda adafunze. Nari ntunzwe no kuruka n'ibindi hasi nyine, urumva ibyo ntibyajyaga mu mara. Ubwo navaga hariya nibwo nafashe icyo cyemezo. Bafata icyemezo cyo kumbaga,
bangejeje muri urgence umuganga wangezeho bwa mbere yarambwiye ngo reka nkubwize ukuri tujye tuvugisha ukuri. Yari umukristo pe, Imana imuhe umugisha. Arambwira ngo ufite amahirwe make yo kubaho kuko waratinze. Ndamubwira nta kibazo. Ansaba ngo banere ikinya bambagiraho narindi kuko ntahavaga, banere ikinya cyo kunda, bambwira nimba ndi bukihangane. Ndamubwira ntabwo bishoboka kuko bambaga umwana wa kabiri nabwo barakinteye kirashira. Kimaze gushira gishira umwana, bakimara kumukura mu nda batarankorera ibindi babinkorera numva. Tubwo rero ubwo buribwe nanone ntabwo nakongera kubwihanganira. Mfasha nta kibazo, nimba ari ibinya bibiri mu ntere cya generale n'icyo ngicyo, nimba icyo kidakunda mu ntere generale nta kibazo. Nimpfa ndapfa nejejwe pe, narasenze rwose Imana nayibwije ukuri. Arambwira atoke nimba ari kubyizeye reka tubikore. Barambwira ngo wariye, ndababwira ngo hoya. Barambwira ngo nibaguhe ibiryo ubanza urye nzakubaga ejo. Mu gitondo harageze hahandi buri muganga wese yangiragaho, akinjira mu bitaro muri triage. Mwese ndizera sehashika nta muntu utahazi, uwageze sehashika muri triage arahazi. Akaza yagera amatima kirarihe, nizeye Imana makirarihe, buri wese akandeba ku gitanda, buri muganga wese akagenda yumiwe. Isaha yo kujya kumbaga igeze, ikintu cyagezaho ndangije ndavuga ngo Mana nimbo nise tuyinkuyeho na muganga yarangije kumbwira yuko ntari bubeho, nukuri nzahagarara imbere y'iteraniro Betesida ngushime, byari byarananiye ariko nzabikora. Ndagenda banjyanye mu kagare njya kubagwa. Nageze imbere y'umuryango gutya imbere ya sare, hasohoka umupapa n'umumama, barangije barambaza ngo ni wowe Imakire? Ndabasubiza ngo yego. Ni wowe uje kubagwa? Yego. Ngo reka tukubwize ukuri. Nabo basubiramo rya jambo rya undi yambwiye, ufite amahirwe make yo kubaho. Ndababwira ni muga ngibi ndabimenyereye, iyi ni inshuro ya gatatu ngiye kwiseta, iyi ni inshuro ya kane ngiye kwiseta. Mbazwe gatatu cesarienne, ubu ngubu ngiye kugiho bwa kane mugiye kumbagamara. Iya ndinze cyagiye n'uyu munsi iri bundindi. Bimaze kugenda gutyo barambwira ngo turabona ufite kwizera, batura umurokore. Ndababwira ngo yego, ngo Imana wizeye igukure kuri iyi seta kuko twebwe turabona ko bidashoboka. Ndababwira nta kibazo. Turinjira bankuramo imyenda, umurwaza wanjye yarari hanze, umugabo we yari yahunze, ati ntabwo nagusinyira, agenda muri muna wawe gusinyire kuko gisi nakihanganira kumbwira ko ugiye gupfa. Rwose genda ntabwo ngusinyiye, wihangane sinkwanzi. Kandi nabo nitwabarenganya. Arigendera, urumuna wanjye aransinyira, ninjira muri sare bajya kumbaga. Ngeze ku gatanda wa mugabo asubiriramo rya jambo, arambwira ngo nubwo ngiye kukubaga ariko ufite amahirwe make yo kubaho. Namwana imuga mfite kwizera yuko iseta ndi buyiveho. Rwose witinya, iyi seta ndabizi neza. Nyinyuzeho gatatu, iyi ni inshuro ya kane. Aka gatanda wikanyuriza ndeka nkiyurize, ndakiyuriza ndaryama, ndavuga ngo nimukore ibisigaye. Nimo ndakanguka, yaje barayima nayo ndayinywa ndakanguka. Ako kanya bikirangira bahita bavuga ngo ibitanda byose byuzuye, nubwo tukubaza urahita utaha. Haleluya. Ibyibaze nawe umuntu uvuye kwiseta ako kanya. Ndangije ndababwira ngo ngewe nababwiye yuko iri bunkure kwiseta, nta kibazo kimwe nufitanye nayo, no gutaha ndataha kandi ndagera mu rugo. Baransezereye ndataha, ariko n'ubu n'umuganga aramamagara akambaza ngo uri muzima. Nariyumvisha ko nkiri muzima, ariko nshimye Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Mpagaze aha hantu mwabantu, ubu mureba mpagaze aha hantu, ubu mfite igisebe kiva hano kikagera hano. Ngenda ubuhamya bugenda, ashobora kubikubwira ntubyumve. Umwana wanjye yarambonye, umwana aranyanga, yanga konka. Yarebaga ukuntu mfutse, kareba ukuntu ngenda nunamye. Ahantu twagendaga nk'iminota 10 cyangwa 5, mpagenda amasaha 2. Umwana aranyanga, abana banjye mu rugo bandeba bakavuga ngo mama ntabwo uzabaho. Ariko hangaha hano mureba, nubona bakubwiye ngo tera intambwe uze hano ntugakine. Aha hantu ibi bintu by'uyu mugabo birakora. Aba ni abakozi b'Imana, ndi umugabo wo kubihamya. Ngibi mbabwira ni ibintu nabonesheje amaso yanjye, ni ibintu byambayeho muri urusengero. Naje magaze hari umumama twari twazanye, niwe nabwiye ngo Imana ye muri Betesida nitanyiza hari ahantu ndahizera haba umwuka wera pe,
ndabizi neza ntasengeye 2014 narakora ubukwe, ni hari ahantu narasengeye nkora ubukwe. Uyu munsi wa none nongeye gusenga ntabwo Imana iri bubure kunsobanurira indwara ndwaye. Basanga amara yanjye ari gutembera mu nda barambaga bayasubiza ku murongo, ubundi muzima sinkirya ngo nduke. Ijerekani murayizi zijerekani z'umuhondo, niko nasaga, niko nagiye CH kameze. Murabona ntarongeye narazanye umubiri muzima. Ni mu mere Imana icyubahiro. Ngiye gusaba John ambabarire, ari n'umuntu umwe mu bavuga butumwa bajya bamfasha nkurikirana ibyigisho ibibwirizwa byiwe. Byo mbabarira mu cyubahiro nkugomba n'Imana yagumereye. Unterere haleluya 3. Giye umwuka sinawubona n'ubu n'uyumvugishije n'ibibazo, ariko ndamwinginze nanterere haleluya 3 kuko uriya mugabo arabwiriza ngafashwa kandi akavuga ibintu by'ingingo. Amen. Urakoze cyane.